ni imodoka iteye ubwoba, ikaba imodoka mu by'ukuri y'inyakibahiro bimwe by'akataraboneka. Ni imodoka igezweho cyane sasa kuri Range Rover SUV, ni imodoka iteye ubwoba bitewe n'uko ari imodoka y'inyakibahiro. Range Rover SUV 2025 ni imodoka y'inyakibahiro mu rwego rwo hejuru, izwiho rero guhuza burya imbaraga bwo gukora nyine imbaraga nyine zidasanzwe n'ubuhanga buhebuje, dore ko ifite n'uburanga bumwe bw'akataraboneka. Sasa mu by'ukuri rero imbaraga za motel n'imikorere yazo burya ni imodoka ikomeye cyane. Sasa kuri motel ifite rero moteri ya 4.4L V8 twin turbocharged hybrid itanga 606 horsepower na 553 IB feet ya torque nyine ishobora nyine kwihuta kuva kuri 0 kugeza kuri 60 bita 60 MP mu masegonda. Rero mu masegonda mu by'ukuri icyo bita 4.4. Sasa kuri ikaba ari imodoka rero igira uti ifite umuvuduko udasanzwe. Sasa kuri transmission ya icyo bita ifite rero 8 speed automatic transmission hamwe na all-wheel drive, icyo bita ni AWD, bituma rero igira imikorere myiza mu mihanda yose. Sasa rero mu by'ukuri suspension yayo rero ifite suspension ifite adaptive air suspension na terrain response system, bifasha nyine mu guhindura nyine imikorere y'imodoka bitewe n'inzira. Sasa mbikuri ubuhanga n'ubwiza bw'imbere. Sasa mbikuri intebe rero ifite rero intebe ni zimbere nyine zinibi n'inyuma nyine zifite ubushobozi bwo gushyushya no gukonjesha hamwe na hot stone massage, byose bigatuma rero imodoka iba nziza cyane. Sasa ibikoresho rero ifite ibyo bita ni semi unrunning leather upholstery nyine, hakaza ibyo bita ni mohawk floor mast, hakaza ibyo bita na gross white ceramic control, byose rero byongera nyine uburanga n'ubwiza bw'imodoka. Sasa mbikuri ifite ikoranabuhanga rihambaye kuko ifite Ikora ya 15 ya mbikuri ya 50.1 inch y'inyuma nyine ifasha nyine abagenzi nyine kubona ukuntu amakuru y'imyidagaduro byose bikagenda bituma imodoka igenda imera neza cyane. Sasa mbikuri rero imikorere n'ubwiza bw'inyuma. Sasa ifite igishushanyo, ifite rero SUV nyine exclusive front bumper nyine and grill hamwe na power sliding panoramic grille sunroof, bituma nyine igira isura yihariye. Sasa mbikuri ifite rero mu by'ukuri icyo bita amapine nyine cyase ikagira ibindi bituma amagari. Ifite rero 22 inch alloy wheels nyine ashobora nyine kugira nyine kuri 23 inch nyine bitewe n'ubwoko bwahisemo. Sasa rero mu by'ukuri rero ibyo byose bigatuma ari imodoka nziza cyane. Sasa mbikuri ubwoko bwa SUV nyine iyi Range Rover SUV ni ubwoko nyine buhenze kandi bufite nyine ibikoresho byinshi kurusha nyine ubundi bwoko bwa Range Rover ubwari bwo bwose. Sasa rero ikintu bifite kumenya ibyiza n'ibishyashya iyi modoka ifite harimo imbaraga, ifite moteri nyine ikomeye itanga imikorere myiza ku mihanda iyo ari yose. Mu by'ukuri uburanga bwayo n'ubuhanga bwiza ko ufite ibikoresho by'imbere n'inyuma byiza bituma igira isura yihariye kandi ikaba imodoka nziza cyane. Sasa muri ikoranabuhanga ifite rero ikoranabuhanga rigezweho nyine rifasha umushoferi n'abagenzi ni kwishimira urugendo. Mu by'ukuri Range Rover Sport SUV ni imodoka nyine ikomeye ku bantu nyine bashaka nyine guhuza nyine imbaraga uburanga rero n'ikoranabuhanga rigezweho. Rero niba rero ushaka burya kumenya byinshi kubijyanye n'iyi modoka cyangwa se mu buryo nyine bwo kwibona ahantu henshi atandukanye, ikaba ari imodoka rero iboneka ahantu henshi atandukanye. Mu by'ukuri rero ikaba ari imodoka iryoheye ihisho no kuyireba, yitwa Range Rover SUV 2025 ni imodoka nziza y'agatangaza. Ndayigutuye nyamuneka iyi modoka rwose nanjye ndayifana pe, ni imodoka nziza cyane ndababwiye. Ndagushimiye.